Ndebe kano gakipe busikeza sike. Karakoma. Ni bogari. Aha mubwire mbaye namba cyane murabido. Ego kindi cyane bivuga bitise. Makuru. None so. Uvuye urajyaye. Pende iki? Kugoma mukirese none hagiye. Yabonye ivugiro yasohotse yanjye waje Imana yanjye wagiye gushisha neza Siko nawe yambaye siko wagira ngo uri umugore none yitse bazagiye muri gym ukabigabanya hindukira neza ndimo nshaka kukureba siko ndebe ufite isoni ufite isoni ziki siko wagira ngo urenda kurira turetse amajyaro usanze mu biki turi mu biki neza kandi sumuzizi kubona dagaze twamwicariye marazirakaje kubaza mubaza Eko yerimo ndakubaza nyine sanze muri mumubwira uno mukobwa cyamuzi ko nabyumvisha une ni ikibazo kirimo aho ngo nike uri musaza we uri mu byara we uri nyarume uwe wambaye ijipo ari ukoshi hano ni mu mama samaguru mabi yawe uri kubana mbaye reba buryo ureshya urabona mureshya reba nyashya ntabwo cyaka ko bebe wanje ego mana ariko mani murama dagere bakwingora uri kubana mbaye wambaye ijipo wishimye mani mubangamirwa n'ibintu bitabareba umva bebe kataje mu rya kumusisa muri mu murabana mwarizanye nanjye reba buryo yiyogoshesha kandi ndebe wamukunze reba ijipo wambaye buryo yego ko kwinkoraho ndabikora utabimbwiye reba gasaha yambaye reba umukobwa muhuriye uri muri musebye umuhuriye andushe ki ubwo se munganye reba sheri wanjye reka mbanze kubwira hari size zibasugezweho Urazizi baburetse mbanze nifate neza uzirebe neza ntabwo uri kuzireba nshaka kukureba reba nkabo nawe hindukira turebe reba akomenye inyuma yanjye wakunze ko kiri kumbwira ngo ahubwo ndagira mugereranye n'uyu nguyu ngere n'amungana aza agaciro ka toilette se reba njyewe nawe duhagararanye ubanze urebe muri mwe reka kurya ntabwo ari ukuri inshuti yanjye winkora uko ubonye twumvikane nanjye uri kuri level yanjye ntujya kunkoraho gutyo sibyo banze urebe hano uno mukobwa umurebe wirebe ase hagati yawe n'uyu ninde wakunze no mukobwa oya bundi uno mukobwa mufite icyo kibazo ako so ndi wafite icyo kibazo yegaraje ariko yabishege ahubwo yashani propose mwe muri mwebwe ni mukunze mubwiye uzamurike karenzo mwana yanjye mwe muzana nabo babanyuzuye akubundi wowe tuko ndako se bwemera ni uri kumva kumbese mwana yanjye shamba ahubwo bazowakunze iwabo wakunze mwese muzamo iwabo twere iki yakubwiye ko yamukunze inshuti yanjye nawe yaratamukunze gari kumurwanira ndabizi mwari muri nawe model boga twanyuraho mwana yari gukina n'urukundo uyu yanjye turasimubesha muri iki kigo mujye nawe ni wamushutura ntabwo yanshutura pe ibaza ari nka ibintu muri kumukora ari bigomba kuba kwa umunyeshuri mugenzi wawe ibyo ndabyumva ko sindi ikindi kandi ntawe umuhuriye ntabwo ndi kuvuga erega wamukunze ntabwo kandi wabugira n'amanota mabi muri karasi uko sewe bundi y'amanda kujya kabona maya nshaka yamenya nayo ufite angahe je mfite 50 kumva yaramuntu awarengerera 5 ugafite amatsiko kureba ngo report zanjye kwera mu mbere kugeza senior 6 nzikwereza unazibika cyazo zizira ufite angahe yatubwire oya bigutera agakureba yamenya naga kureba ese rata nabakoze iki reba nkawe wenda ushaka ko tuba inshuti akubwa igihe ubishihura umbwira nabi n'ikihe cyose kiba gihari nta munsi nabikubwira nakubwiye ko nari ku rwego rwawe nta munsi nabikubwira iryo jambo ntuzajya unasinzira uzajya ubyibuka ko nabikubwiye ese byibuze ko basi mwamuhara bikageza siko numva wababaye bite itambabaza rega mwaje munsanga uyu ni mugenzi wacu rega tugomba kumva ni mugenzi wanyu ntago ari uwacu uvuga ngo ni wanyu mwebwe mbababiri twe ntago turi kutegura none ni mugenzi